Muzima busanzwe banyita Uwingabire Francine. Uwingabire Francine. Uwingabire Francine pe uraberewe pe. None nk'iki kakanya wabyira abantu bari kureba filime yawe bari kukukurikira muri aka kanya. Filime bagomba kuyikurikirana kuko turi kwibutsa ibya kera. Ngo babirebe uko kera byahozeho uko kera abantu babayeho. Babireba babyiga mu mashuri ako dushaka kubibereka ku mashusho uko kera babagaho. Okay. Bivuze ngo rero ngagiye icu by'abakunzi babyira uti kabisa ahanga ndifuza yuko twabana igihe cyubasaba. Abakunzi bawe akanyura umwami kazi igihe cyubasaba. Nabasaba gukanda kuri subscribe. Okay, murabona iyi ni team iri hano. Okay. Murabona kabisa uyu nguyu bamwitaga Bihemu muri kubareba babosa ni team iri hano. Rero iyi team rero muri kubona hano ifite plan abana abakinyi ba comedy cyangwa se ba filime kwa bivuga kose urabona kabisa na abantu bakinira ku mazi hose barahagira fresh. Urabona ko na ahantu heza pe. Na ahantu heza nawe wakishimira kuhagera yego. Nukuvuga ngo rero mbese katugira batubaza iyi filime yanyishingiye ku kiyoho musaza. Iyi filime yacu ishingiye ku muco nyarwanda. Ubwo rero tukaturu kwibutsa nk'abana biga mu mashuri bashobora kutamenya iby'umuco nyarwanda nabo rero ugasanga babimenyeraho. Okay, uwo muco nyarwanda ese uwo muco nyarwanda niki wakumva ko iyo filime yanyu muri gutegura nuhe mbese nizihe nuza muzanye muri sinema nyarwanda ngamba nshya cyangwa se hari ubwo umuntu avuga ati ngewe nubwo ibi ngibi bikorwa ariko nkwiye kuzanamo agasha kanje nakaye gasha muzanye muri sinema nyarwanda agasha nk'agasha rero no kugira ngo twigishe abantu umuco nyarwanda bishime mbese bamenye ko na kera kuva kera n'umuco nyarwanda gwahozeho. Okay, katujye n'abandi tubaza rero ako twibutsa ko abanya muri kureba ni team yitwa ngo Niyo Bonheur official cyangwa se Byagosika TV. Okay, wowe musaza wabundi wawe ukinuri iki bese ubundi muzasanzwe je nk'imisazo nje kubibona urabona zo nyambaro zanje n'izabantu bakera nje n'umupfumu kugira ngo rero abantu bari kundeba basanga kuri isaha kugira mbereka ko imikino kera zahabaye ko gutekera byahabaga kera cyane kugira ngo mbereka ko n'ubungu wewe nubwo twageze mu muco nyarwanda ariko kera naho byabagaho. Okay, ukinagura umupfumu nese ubungu ntako niko kazi namubuza busanzwe hayo kazi mu buzima busanzwe ariko kugira ngo mbereka ko umuco nyarwanda byabayeho kera cyane. Okay, bivuze ngo uri kwibutsa abantu ibyabayeho. Okay, none se kandi ko nano musisi uruguseka wowe kuguseka bakwita ndubundi mu buzima busanzwe Yabanyita Adeline Wayigenge. Wayigenge. YG. Nese n'izina ry'agatwiko cyangwa se n'izina ryawe bwite? Ni ry'agatwiko. Aha, ne abantu bashaka kumenya izina ryawe bwite? Bazarishaka kuri Instagram ndahari no kuri YouTube. Bazashaka nk'iki? Adeline official. Adeline official. Nubango bajya barebe. Wowe? Jewe banyita Keystone PG. None se wowe nawe uri umukinnyi wa filime dikubireba hano muri team muri team hano ndikubireba. Ese wowe ukinuri iki? Ngewe nyina ndi umuja w'ibwami. Uri umuja. Yego. Umupaga se muri make mu magambo y'iki naje kwishakira akazi mu cyaro byaragoranye. Okay. Ariko abantu kabisa yego. Urumva ubuzima kera nyine bwaragoranaga. Niyo mpamvu ngewe naje kwishakira akazi kubuja ibwami. Ubusha. Bivuze ngo rero nese ubundi iyi filime yishingiye kuki? Filime yacu yishingiye ku bintu bya kera nk'inkuko nawe bibona wahoze uriko ati gushutinga. Ishingiye ku bintu bya kera nyine byabayeho. Yego. Ukuvuga ngo twebwe dushaka kwigisha urubyiruko rw'ubu ngubu ko hari
ibintu biba byarabayeho mbere y'uko bo bavuka. Yego. Okay, mbese muri makeya mushagira mugaro historia hasize. Yego. Okay, ariko no musaza twabajya kumubaza wowe ukina ubundi uri iki? jewe njye nkina nditwa umwami. Ukina witwa umwami ko ntago uri umwami? Ntago ndi umwami ariko ni gukina ni ukugira ngo twibutse abari kuvuka ubu ko kera hahozeho ubwami. Ntago ari nk'ubu twageze mu muco nyarwanda rero go kujaho umukuru w'igihugu. Ubu ndi kwibutsa ibya kera by'ubwami. Yego ntago ndi umwami ariko nge ndi gushaka kubazanira confidence yo kugira ngo ubwami babimenye. Okay, ariko hari umuntu aho ari kureba hano inyuma. Igirayo uyu muntu aho ari kumureba. Wowe ko ndi kubona witeze nk'umuntu uza bari kugira wowe uri iki wowe? Njyewe rero ndi gukina nitwa umwamikazi. Si undi muzo basanzwe bakwitande? Muzima busanzwe banyita Uwingabire Francine. Uwingabire Francine. Uwingabire Francine pe uraberewe pe. None nk'iki kakanya wabyira abantu bari kureba filime yawe bari kukukurikira muri aka kanya? Filime bagomba kuyikurikirana kuko turi kwibutsa ibya kera. Ngo babirebe uko kera byahozeho uko kera abantu babayeho. Babireba babyiga mu mashuri ako dushaka kubibereka ku mashusho uko kera babagaho. Okay, bivuze ngo rero ngagiye by'abakunzi babyira uti kabisa ahanga ndifuza yuko twabana igihe cyubasaba abakunzi bawe akanyura umwamikazi igihe cyubasaba. Nabasaba gukanda kuri subscribe. Bivuze ngo rero ngo mukande subscribe kugira ngo ujye mu bana buri munsi, ariko cyangwa se sabone muri makeya n'amakomenti arakenewe. Okay, wowe ni iki wabyira abantu bari kugukurikira muri aka kanya? Ngiye cyo nababwira ewana turahari kugira ngo tubafashe fresh ewana tubereke ati kera byagendaga bimeze gutya ni gutya byahoze ewana. Ngagiye cyubasaba cyo nabasaba nukana ku subscribe ewana na comment zabo zibakenewe kabisa fresh bakana tuzamura. Yego ni okay, wowe ni iki wabasaba? Gira icyo basaba. Hello guys icyo twifuza muri kubona turi kubazanira ibisha muri aka kanya iwandi ibintu ni munanga dushaka kugira ngo mwishime ibintu bigende neza. Giye cyo nabasaba no kugira ngo abashaka no kudufasha badufasha tukazamuka natwe tukagira mu yindi ntera ibintu tukishimana n'ibyiza byo mu Rwanda. Mbese intuza imbyino za gakondo cyangwa se comedy za gakondo zije muri iyi minsi tukagendanamo neza fresh kwatandukanye. Okay, bivuze ngo rero hari batwibagiwe hano se. So guys rero arahari nkaba nahageze icyo ndi kubibutsa no gukanda subscribe kanageza mukatureba. Ubwo rero nkanje wowe ukina uri iki? je ndi gukina ndi mu podcast nyine nawe urabyumva muvuga iki ariko n'umurinzi uramutse urebye nyine ubwo nuko ukanda subscribe bangiza akatureba ubwo nta kibazo nyine tugakomeza kubakorera kuko hari nakandi gace kagiye kuzahaza nakandi Nikumva yewe ubwo ngo yiri kumva we hariho nk'umwana bazanyira ati mbese umupfumu abameze ati cye kumva bona wenda nko mu gitabo twenda akabita umupfumu wamamaye kujyanda abana bari kwa history wenda nko mu mashuri bakabona nyine wenda umupfumu akabona yambaye ibintu bidasanzwe ariko gasanga umwana wajinyina ati umupfumu abameze ati ariko nyine ubwo rero nukujanga bakanyabya kuri Nobel official bahita bare kumupfumu ameze ubwo nta kigaragara cyo uyu mugabo we ni city yo ntabwo ari igwesha. Okay sawa. Okay ya kabisa nanjye murabona ko kabisa ni ndagarutse hano ni wa muhungu wanyu mukunda ndetse mukunda muri benshi. Okay, hari abantu benshi mujya mumbaza ngo mbese mushutinga ngute mushutinga ryari cyangwa se ushutinga n'abaki. Okay, guyu munsi ngiye guhaca igisubizo kugira ngo byose bashe kugenda fresh. Njye bundi mu buzima busanzwe ni niyo tsenga Desire. Anyway nuvuga ngo ngiye nkinamo ndi
ndi byago sibyo ariko muri makeya ndabasaba akantu kamwe gusa nk'abantu b'abakunzi bacu nk'abantu kugira ngo tuzamuke ariko basi ndabashimira aho tugeze aka kanya ni mwebwe ndetse icyo tumaze gukora cyose ni mwebwe aho tuzagira hose ni mwebwe ibyo dukora byose ni mwebwe respect kabisa turabashimiye cyane sibyo okay nkuko rero iyi filime turi kubabyara rero iyi filime yitwa Umwami series cyangwa se episode tuvuga ngo tugiye gusohora aga episode ka mbere sibyo ariko mbere na mbere wowe noneho ubashe kujya kuri channel kano kanya bamskana subscribe kugira ngo bitazagucika ndetse tukubategurira ibyiza sibyo gusa reka tubashimire wowe ushaka kunyuza inkunga ahantu runaka cyangwa se ushaka kutugezaho so nimero tugiye kwandika aho ngaho muzi cyangwa se ni 079 82 122 32 ariko no hasi turayandikaho aba ngaba ni timu yanjye murakubireba nyine iyi yose ni timu turi timu sibyo timu so turabashimira cyane rero reka tubashimire mukana savi igiki Subscribe. aho basonga thank you so much Thank you so much. okay turabashimira cyane Yego, iyo sha. thank you so much Zengo muri gukora akazi nta sere